nimba hari igikomere nacyo gikomeye nukuba pasiteri ugahora mu rusengero kuwa mbere kuwa kabiri umwaka ugashira imyaka 2-5 ukayobora abantu bafite amayetaje kandi we no gukodesha inzu ya 50 byakonaniye kira gikomere nacyo nticyoroye hariya warasari ugasari ibaza ibipindi 5 swala ibipindi 5 byose ku munsi ugasarira saa 10 ntago nkibyibuka amasaha ta 9 saa 6 n'iminota ibintu nk'ibyo bura barasenga kandi baravunika ariko kwinjira mu musigiti ugasari icyumweru kigashira ukwezi Imana ntiyururuke ngo ivugane nawe birababaza mbese nzi ko bene wacu batazankubita imihini kuko bajya bankubita nkumva imihini ramugaje y'amagambo nazajya nambara yakanzu y'abasiramu nkitandira nkaba ngewe ariko nkanitandira ariko kuko nzi ko bacumura niyo mpamvu mbireka ariko nta muntu ushobora kugaya imyambarire y'abasiramu ukayobora abantu bahinduranya amamodoka ariko kubona na moto utega utaha iwawe kuyibona bikaba ikibazo ugahinduranya ukayobora abantu bahinduranya amakositimu ugasanga no kugira ngo ubone ishati urapfuka mu gasenga no byantwara kwitwa hajyati no kuvuga ngo gusubira mu basiramu ntago nasubirayo kuko nta misiyo mpafite kereka Imana yihampaye cyokora waba ujya wicara mu nshuti zawe bakavuga uruzungu ntugire na kimwe utoramo nuko hari ibanga bakurushije utamenye bagutanze kumenya ishuri Action Driving and Language School reka nanjye nkwibiri banga gana ishuri ryacu Action Driving and Language School ubashe kwivugira indimi nk'uwavukiyeyo igifaransa icyongereza igiswahili n'igishinwa kuri baba ndi mwifuza kujya mu mahanga namwe tubafite impamyabumenyi cyangwa se certificate nka TOEFL IELTS DEF na TEF n'abakeneye kwiga computer ntago twabibagiwe Action Driving and Language School kwigisha amategeko y'umuhanda kubashaka provisoire kwigisha gutwara ibinyabiziga kubashaka perime kandi mu gihe gito wadusanga mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Shike muri etage ya mbere umuryango 45C cyangwa se ukaduhamagara kuri 078 72 46 298 Amahoro nshuti aho muri hose hatandukanye ibihe byiza cyane mumeze neza turi kuri mu Charlene official ni channel nziza imenyesha ubutumwa bwiza umubyeyi mwiza ugira iyerekwa ritandukanye akagira hishurirwa akagenda ategura ibiganiro bitandukanye ni umukinnyi wa filime kandi ubikora neza nge nitwa Ndamukunda Patrick wowe muri Canada ndizera kumeze neza cyane Australia America ibore n'ahandi mwese tubifurije ibihe byiza ndifuza ko amoro y'Imana twara imitima yanyu ibitekerezo byanyu ikikuriho kiri munsi cyane kuruta ikikurimo gifite imbaraga kuruta ikikuriho ni mpamvu ugomba kwizerera ku kikurimo kuruta ikikuriho warangiza ukatuza kuko ibikurwanya bituranye n'ibikurinda nugira ubwoba Imana iragukunda cyane mama uraho neza ndetse mfashwa muri iki gitondo amen umeze neza yego umeze neza ndashima Imana aha bitumye nibaza ukuntu wambaye neza anzu ushime ko wambaye neza ushime ko bikubwiye harya ndiko babivuga yego urakoze we nta n'ijana wanyatse oya najana nwatse kandi aravuga ngo mpijana oya wambaye neza kabisa asigaye umuntu ukikubona kuri no kamera ahita abona uri hajyati oya usa ndi hajyati sibona se ko ari kuri hajyati nkombo y'iby'iwacu reka nkubwire nuko bidashoboka yego bazajya bantera amabuye bene wacu ubundi nari kuzajya niyambarira nk'abahajyati kandi nkaba evangeliste mama Charlene bahita bavuga ati yasubiyeyo ariko naho nasubirayo ko atari kuzimu se n'abasubiye ko atari no kwa shitani ari abana b'Imana yego noneho ubusubiyeyo byaba byiza nabangiye kubikitsa arabatabyemera uko nabangiye najya kubikitsa Yesu namuhamagarira abantu wajya unavuga Kristo ngo iki hajya mvuga inti mwana naba ngaba turi kumwe ohereza imbaraga uzayo mahirwe nyagize byaba ari byiza cyane ugira iyerekwa ugira ibigano bitandukanye hari kitwa ngo umusirikare hari kitwa ngo ejo kera nubu akabikitwa ngo kugenda mbyibagirwa tegura ejo hari n'ikindi cyitwa ngo hakorwa iki
n'icyitwa ngo ubutwari bw'umugore n'icyitwa ngo menya nibi karabaye ni byinshi. Reka turebe ku kiganiro cyangwa ko dukora uyu munsi kivuga ngo ejo kera n'ubu. Yego, kera n'ubu. Iyo uvuze ngo kera n'ubu ushatse kuvuga iki? Iyo mvuze ngo kera n'ubu nk'itorero mbashatse kugaragaza isura y'agakiza k'abatubanjirije kera, hanyuma mbihuza n'ubu. Ndimo ndabwira abantu ntituvugishije ukuri, kandi mbashaka ko n'abubu bamenye ibya kera. Yego. Hanyuma turi kubisanisha tubihuza kugira ngo tugere no mu kiganiro kivuga ngo hakorwa iki noneho. Hakorwa iki? Tuba turi kuringaniza, turi agakiza ka kera niko keza cyangwa kubu niko keza. Yego. Ubundi agakiza se kagendana n'ibihe? Ubwo ndakikubashije. Agakiza, yego, agakiza kagendana n'ibihe ariko mu buryo bubiri. Yego. Kuko ibihe nta muntu ushobora kubisimbura, nta muntu ushobora gusimbuza ibihe n'ibindi. Urumva agakiza ka kera n'ubu ngo kagendana n'ibihe. Ibihe byose dusohoyemo umuntu aba akwiye kumenya ko abyitwaramo, kuko hari ibihe biza bigomba guhindura agakiza, ariko ntabwo ibihe bigomba guhindura agakiza, ahubwo agakiza niko gagomba guhindura ibihe, kuko imbaraga zidafite ibihe ahubwo zifite agakiza. Imbaraga ntabwo agakiza, ntabwo ibihe bigomba guhindura agakiza, ahubwo agakiza niko kagomba guhindura ibihe, kuko ibihe ntabwo birusha imbaraga agakiza, ahubwo agakiza niko karusha imbaraga ibihe. Yego. Dufite konfuri cyangwa kutumvikana kw'abato n'abakuru. Yego. Abakera ibyo nyine bya kera urimo kuvuga kera ubarizwa ku gapante ko tugiye mu Rwanda ADPR, ubarizwa ku itorero rya Nyakabanda niho usengera, ni mu paruwasi ya Muhima. Kera amateka dufite, kuko iyo tuvuze cyane kera hacu na kera h'abatubanjirije cyangwa abazokuruza bacu, twumva amateka ubutumwa bugera mu Rwanda hari uko byabaga, ko tugashyira n'ubutumwa nubwo muri Bibiliya nyirizina intwari zo kwizera ko babagaho. Abantu ba kera mufite ukuntu mushaka kwambara, mufite ukuntu mushaka kuvuga, mufite ukuntu muvuga ngo ibintu byari bimeze. Uyu munsi umwana uvutse muri 2021 n'indi myaka itambutse, uhasanze internet, uhasanze filime, uhasanze iki, kuki mushaka kwamera nkamwe ba kera? Uko biri kose ntabwo ikibazo ari abana, ikibazo ni abakuru. Yego. Kandi ugiye iburyasazi azirya ari nzima. Wa mwana nubwo ari kuri internet, nubwo ari ku ikoranabuhanga, ariko iyo aza mu rusengero agasanga nyina yaramanuye yaragejeje ku birenge, nawe yari kumanura. Ahubwo umwana arakizwa agasanga na ba mukecuru na ba muzehe, ba mukecuru bambaye mini, ba muzehe bambaye poketi, muri make nawe agahita afatiraho. Ariko abagiyemo akabona bafite agakiza nk'aka kera, ntashobora kubinjiramo, yabanza akabyigaho cyangwa akabitekerezaho. Kuko nimba umuntu w'umupagani n'urugero yinjiye mu iteraniro akabona abaririmbyi bambaye ubusa, arambara ibigera ku birenge byo kumaza iki? Nimba se umuntu uje gukizwa abonye mama pasiteri ku ruhimbi yambaye mini, arajya kugeza ku birenge, yaba afite agakiza karusha ka mama pasiteri? Uko biri kose rero ntabwo ikibazo ari aba bana bacu bato, ahubwo ikibazo ni twebwe bakuru uko badusanze, imico badusanganye niyo bakomeje. Rero abana bararengana. Umuntu udukurikiye udasenye mu itorero gapante ko tugiye mu Rwanda, kuko iyo uvuga mu biganiro ukunda gukora umuntu kumva. Yego. Nubwo yaba atakuze tuyumva ahantu wakure nuko wakuze, nuko wigishijwe n'ibyo wemera. Ariko abantu bagukunda benshi bari mu bihugu bitandukanye ku isi yose, ariko batamuri ADPR. Yego. Iyo urimo kudefinisa agakiza ka kera ukagaragariza mu myambaro, twambaraga ibigera hasi, agakiza kabonekera mu myambaro. Ntabwo ushobora kwambara ijipo ngufi ariko nkakizwa kandi Imana ikanyemera. Reka rero nkubwire, icyo kibazo mbajije kirakomeye. Buryo ndi kwibanda ku cyitwa umwenda. Nuwumva navuze umwenda, ukumva navuze natirere, ukumva nigishije kuri discipline, nge mba ndi kubwira bene wacu bo muri ADPR. Uri kumva? Impamvu ari aba ADPR mbwira nuko ari bo bantu n'ubundi bakijijwe uko. Sibyo? Umuntu wakijijwe yiyambarira mini, bakamubwiriza ko mini nta kitwaye, biriya bintu niwe n'Imana ye.
nuko yaje abwira Imana ngo nzagusenga Mana nambaye mini, nzagusenga nambaye pocket, nzagusenga mfite dread, nzagusenga mfite ibinyoteri hano bya bindi basiga ku munwa. Nuko yayemereye, nuko yayibwiye, ikintu gisigaye nuko negosia hamwe n'Imana ye barasinjya mbakoraho. Ariko abantu mba ndi kubwira ni bene wacu bo muri ADPR, bo bagiye gukizwa babwira Imana ngo ntituzakura igitambaro mu mutwe. Abantu bananyumve, sinshobora gukondana abantu bo mu yandi madini no mu yandi matorero kuri kiriya. Gusa wenda ikintu mbakondanaho Imana yambwiye muri rusange ni kimwe ndi bukubwire. Ubutumwa bwa rusange ndi bukubwire bwa bari abo mu macaca. Nyine reka mbanze nkubwira biwacu. Imana yacu twaje kuyisenga tuzi ko ikunda imyenda igeze ku birenge. Niyo myumvire yacu twafashe, tunaza turibwiriza twambara ibigeze ku birenge. Abari bambara pocket barazamura, muri make bahinjira bazi ko ari uko bimeze kandi koko niko kuri. Hanyuma rero nitwe dufite urubanza rukomeye kuko nitwe twishyize mu kagozi. Twishyize mu kagozi twizirikaho ibitambaro kandi turabyemera. Twishyira mu kagozi twigerekaho amaguti yageze ku birenge, turabyemera, turasinya, turavuga ngo turabyemeye. Tuvuga mbese bya bintu na za nyigisho na ya migenzo yacu ni twebwe twabyemeye. Imana uko ibona umukristo wo muri ADPR ntabwo ariko ibona umukristo muri Assemblée de Dieu. Uko Imana ibona umukristo wo muri ADPR ntabwo ariko ibona umukristo wa handi. Kimwe nuko wenda ibaze nk'umuntu w'umuzungu, ntabwo ushobora kubwira umuzungu ngo natega igitambaro kereka afite uko yahuye n'umwuka wera. Buri gihugu kigira umuco wacyo, noneho na buri torero rigira umuco waryo. Hanyuma rero aba bene wacu twagize agakiza gashingiye ku myenda no ku mutima. Nitugira agakiza gashingiye ku mutima gusa ko ku myenda tukakareka nta juru tuzabona. Abantu bo muri ADPR ntari hari ndabarahiye. Nimba twaravuze ko gukizwa neza kugira ngo turijyemo ari uko tugira umutima, mu mutima hakijijwe kandi tukagira n'imyambaro ikijijwe. Nuko Imana ituzi, nuko ituzi, nuko twayirahiriye. Nimba babandi nabo bavuga bati Imana twe tuzakwereka ko mu mutima aho basezeraniye ntago tuhazi, ubwo nabo bafite uko bazakorana. Noneho muri rusange bura butumwa mba ndi kubabwira kuko muri ADPR narabuzungurukanyije imidugudu myinshi. Muri rusange ubutumwa nahawe bw'amatorero yose abagore n'abakobwa nubwo kwambara ubusa. Imana yarambwiye ngo uzabambwira umukristo ahava akagera w'umukristo ujye ubambwirira ngo umuntu gore n'umukobwa b'abakirisitu berekana ibibero, ngo uzabambwire ngo ibyo bibero byabo nzabyanura. Aho izabyanurira simpazi kuko yaranambwiye ngo biyigeza ahangaha. Waba ukijijwe waba udakijijwe, waba uri umukristo muri ADPR cyangwa utari muri ADPR, kwambara neza ukikwiza ibyeze ku birenge birakureba. Yego Mama Charlene, ejo hashize cyangwa mu gihe cyatambutse mu itorero cyangwa mu madini n'amatorero atandukanye, mu gihe nyine urimo kuvuga cya kera, ubundi hariho amatorero cyangwa amadini yari afite imbaraga. Harimo Kiliziya Gatolika, harimo Pentecote nayo yaje ikurikira, Anglikana n'andi matorero atandukanye. Nyuma hagenda muri iki gihe mu myaka mu rwego mu 2021 90 na kangahe kuzamuka, haza icyo kigendanye n'ububyutse, havuka icyo bita amatorero ya Reveil cyangwa amatorero y'ububyutse. Nibwo haje Restoration, haza za Temple n'andi matorero atandukanye. Ya matora y'ibigugu agira ishyari, nimo ne bubyita ishyari, avuga yuko ibyo bintu atari byo, bakabuza bakisaba kujya muri indi dini. Kuri we Mama Charlene, kuba nava muri ADPR cyangwa ava muri ADPR cyangwa umuntu yahindura idini akajya muri indi, ubundi byagombye kuba ikibazo. Njyewe njya nsubiza nkoresheje njya nsubiza ibibazo kubera umwuka w'ibyo yari yarampaye cyangwa n'ibyo yambwiye. Amadini n'amatorero yavutse, harimo amadini n'amatorero. Erega igikorwa cy'Imana aho kiba n'icya Satani kiba kiri hafi aho, kuko hari igihe Imana igiprofitira mu bikorwa bya Satani igakuramo abantu. Hari n'igihe Satani aprofita mu bikorwa by'Imana agakuramo abantu. Aya madini yagiye
afungurwa ntabwo twavuga yuko nta mugambi w'Imana urimo. Harimo abayakoze kubw'umugambi w'Imana, hari n'abayakoze kubw'umugambi wa shitani. Kandi kuvuga ngo umugambi w'Imana niwe uzabaho gusa, n'uwa shitani agomba kubaho kuko inaha nyine ni mu iduniya. Naho kuvuga ngo baragirira ishyari bariya bibagirira ishyari. Bibagirira ishyari kuko ikintu cyose kibaho kubera impamvu. Ariko none reka nkubwire abakristo muri ADPR, waruvuze ngo kuva muri ADPR ukajya muri indi dini. Mfite ubutumwa maranye imyaka 8 buri hari muri agenda. Imana yara imyaka 8 iranarenga kuko nabuhawe muri 2007. Ariko umva hari ahantu havuga ngo abantu benshi bavuye muri ADPR ngo bazifuza kuyigarukamo babura inzira. Ndaza kukwereka muri agenda aho byanditse. ADPR izabafungira. Oya, ibafungira iki? Serega riratorero ndimo karikinisha. Riratorero ni mu byihorere, ni itorero ry'amateka. Uko riri kose ni itorero ry'amateka. Ngo bazaza babura. Ngo umva amagambo akomeye Imana yambwiye. Nuko ntabyiteguye ngo nkuzanira agenda biriho. Ngo uzagenda akava muri ADPR ari umunyamwuka azagaruka ari umunyamubiri. Ngo uzasohoka kunzwe ngo azagaruka yaranzwe. Ngo uzagenda afite amasezerano azagaruka atangirire kuri 0. Ngo uzagenda yicara ku ruhimbi ngo nayigaruka amazicara mu ntebe hariya mu myanya y'abakirisitu. Ese ni igiki kigukuye muri ADPR? Naho tuhavuge hatagira umuntu hatagira abantu bumva ibi bintu bakabifatira muri ya myumvire yabo. Hari umuntu usohoka muri ADPR afite umugambi w'Imana, akava muri ADPR kubw'umugambi w'Imana akinjira muri indi dini kubw'umugambi w'Imana. Ariko hari abandi bavuyemo bavamo kubera kujya gushaka icyubahiro ntago bari kukibona. Ni umuyobozi w'icyumba, Imana yamuhaye umugisha, arayobora icyumba, yego arayobora icyumba, abantu bose bakuzura, noneho akifuza ko umuyobozi w'icyumba agashaka gusimbura umupasiteri. Ariko nta rutugu rukura ngo rushinga ijosi. Akumva ko agomba kuyobora pasiteri, akumva ko agomba kuyobora umushumba, abadiyakoni akabayobora, akumva niwe kibamba kuko Imana yamuhaye impano ituma abantu bose bumva. Yabona rero akabona ntibari kumvikana, kandi koko kuba ufite abantu bagukurikirana ntago bivuze ngo urasimbura umubyeyi wawe Imana yaguhaye pasiteri. Guhita uzana rero ngo umuntu w'umudanje agahita umuntu agafata umwanzuro ati buretse nzi ndaje. Yego ngo barabazimya ngo ndaje ngende mfungura icaci ryanjye nabonye abankuriki akagenda muri ubwo buryo. Abari ikirara ari n'igihararumba. Ntago umwana mu rugo agenda gutyo. Agiye gushaka icyubahiro, agiye gushaka amafaranga. Ubwo ugiye gushaka icyubahiro n'amafaranga ntago uri kumwe n'ukuboko k'Uwiteka. Ugiye mu marangamutima y'ibyo ushaka, ugiye mu marangamutima y'ibyo utekereza, ntago ugiye mu buryo bw'Uwiteka. Ni bene nk'abo rero bazaza nta n'urwara rwo kwishima. Kandi kuva ubwo butumwa Imana yabuma maze kubona abantu umurundo byabayeho. Yebe barahari nabo bariyize. Yes, kera habaga icyo kitwa amateraniro cyangwa amasengesho cyangwa ibiteramo cyangwa ibiterane byo ku misozi aho babaga bagiye mu mavuna. Bakajya hano kuba bafite amapendo, utugoma, bakecuru bateze udutambaro, bahana ibitabo by'indirimbo n'uburyo ku misozi itandukanye bakajya kuvuna amatorero cyangwa bakafungura imidugudu. Ndavuga mu itorero rya Pentecote cyangwa nandi bakoraga muri iyo shusho muri iyo foto. Uyu munsi ntago tukibona na mbere ya corona, ntago tukibona kibaho ibyo bitaramo by'ububyutse cyangwa byo kuvuna. Ubona byaratewe n'iki? Ari cyo byamariraga itorero uyu munsi uko kibitagikorwa ubona biterwa n'iki? Hari ahantu henshi mu biturage niho bisigaye. Mu biturage niho bisigaye kuko corona itaraza natumirwaga mu biterane by'amavuna. Kandi koko ikintu cyanezezaga twakoreshaga ibiterane nko kwa gatandatu. Ukabona twavuye ku musozi twagiye mu wundi, bwacya mu gitondo bakakira abantu bakirijwe mu mavuna, ukabona haje benshi. Ni igikorwa cy'umugisha cyiza. Wenda hari igihe nibaze ntiwasanga impamvu batagikora biriya biterane by'amavuna ari uko babaye benshi. ADPR yaragutse kiragiye bashakishaga abantu, ariko ndashaka kubabwira ko abantu bashakishaga na n'ubu bagihari. Ntago abanyabyaha barangiye, abagomba gukizwa ntago barangiye, kandi ntibakabara abahari bajye babara n'abagwa. Bishatse kuvuga ngo bagomba kongera gushyiramo imbaraga. Noneho rero impamvu ubu ngubu ureba umwuka wateye ni umwuka abantu barazimye mu rwego rukomeye. Kubera iki? Umuntu baramujyana ku mudugudu ari umupasiteri cyangwa umwarimu n'undi muntu, bamujyana ku mudugudu ufite abakristo bake,
akumva arasuherewe ati iyi si imana nasenze yo mu ijuru. Kandi ubundi bari bakwiye kubajyana ku misozi bakishakira abayoboke babo nimba ari abanyamavuta koko. Umuntu akicara ati njye nageze kuri rusengero barazimye mpageze nkora ibi nkora nibi. No jya kubikora ahantu ugenda ushinga umva wishakira abakristo muri amavuta yawe nibwo ndi bukwemere. Naho kwirirwa winjira mu bintu byuzuye. Abakozi b'ubu rero abakozi bari gukora mu munyenga. Abakozi bari gukora mu munyenga aho umuntu aba ashaka kujya ahantu hari abakristo ibi bihumbi. Ntago birari umurimo, ntago ari amavuna ku abantu bagomba gukoresha impano zabo. Kandi niyo mpamvu ubona nyine n'ibintu byivanze. Imana ibibona imbaraga twakara n'icyo tuzimaze kanatureka. Ariko ni ikibazo gikomeye. Hari ikintu kera cyabagaho cyo kuba umungere mu nama. Yego. Umungere akaba ari mu nama akaziha umwanya akazitega amatwi ariko n'inama zikita ku mungeri akabona bazanye igitoki bageze gute umungere aguwe neza kuko inama zamuhaye amata ariko niko ngo zibona amata umungere aziteho yazijyanye mu rwuri rwiza. Uyu munsi mu matero n'amadini atandukanye kandi mvuga uko nguko usanga kenshi abapasiteri bari bize mbese inama ivuga ko nabuze umungere. Ariko n'umungera akavuga ati na amasigezi zijya kuri YouTube nago zitukira zijya kujya ndizivugira. Ibintu nabihuza gute kera ko inama zegeraga umungeri akegera inama uyu munsi ibona gute wo kuturahuza ahahise naho uyu munsi pasi na pereza. Uyu munsi ikibazo kiri ku mpande zombi. Ikibazo kiri ku ntama kikaba no ku mungeri. Intama ni kibazo zifite. Intama ikibazo zifite ntago zitabwaho. Ubundi aho kugira ngo bavomerera ibyumagaye bavomerera ibitohagiye. Nge mba numva umuntu agiye kuvomerera indabo yareba wenda n'ururabo rwazahaye akaba ari rwaheraho amazi. Ariko se kujya ku rurabo rwamaze gukura rwatangiye kwera imbuto cyangwa no kwera indabo rwatangiye kuzaho uturabo ukareka rwa rundi rukizamuka. Ahubwo bashaka inama ibyibushye. Yekwe numva ukuntu ntabaye bari kwita kuzibyibushye kandi burya izinanutse nizo zikeneye kwitabwaho. Urere ikibazo kiri muri abo bashumba nuko bita kuzibyibushye nuko nakubwiraga habaho kurobanura ku butoni sibyo kizigenza uzana amaturo none amafaranga yarikoze kizigenza uzana amaturo ukasanga niwe bitayeho. Yarwara bakajya kumuhurizaho inkoko n'ibitoki bagasimburana. Diako uzajye yeje diako wowe ugenda nimugoroba ejo mushumba wacu azajya ejo mwarimu azagenda ejo pasiteri barimo gusimburana aho abantu bose bakomeye ku mbyeyi. None uwo mukirisitu uciriritse yarwara cyangwa afite ikibazo akajya asurwa na za nzahare babanaga mu byumba no mu butayu kandi nzahare ntizahura indi. Ubwo rero abakirisitu bamara kubona ko intama zitabitayo bakajya kwishakira ubwatsi. Ni nayo mpamvu banyumve neza umukirisitu uzajya kwishakira ubwatsi ko ari umukirisitu azarya imitumba yaboze arya ibyatsi byumye. Ni nayo mpamvu n'umukamo ntago uzaboneka. Urajya kubwira inka ngo ni kamwe kandi utayigaburiye gute se? Inka iyo ushaka kwikamwa uyiha amazi ari mu munyu ukayiha umubirizi ukayiha umutumba wa wundi mwiza ukayishakira ibyatsi ubundi ninjoro si ukuyikama amata ukora kwibera amata kizana. Wa mukirisitu rero utitaho nabona n'akazi sibyo akabona inoti ntabwo azakurana umuneza kireka naca kirana n'imbaraga zikomeza umwuka wera ukajya umutegeka gutanga icya 10 agakora n'umurimo. Ariko nk'uyu azahutse avuga ati mubyiyorere sinababonye se niko biba bimeze. Uzi ikintu ndimo ndumvamo gikomeye nuko ushobora gusanga inama zibana n'ibikomere mu rwuri. Yego. Aho gasanga nawe n'umungene afite ibikomere kandi mu rwuri. Muri abo bantu bose. Reka nze inama zakomerekejwe n'abungeri ariko n'umwungere akomeretswa n'inama. Uratanga butumwa ki yaba ku mungeri cyangwa ku bungeri n'inama. Ahantu nari ngiye kurangiriza ni ku ruhare rwa za ntama n'umungeri. Za ntama zacu nazo yego usanga umuntu ari umukirisitu tukamubona gusa iyo hari abo bicanga akaza ati rwose munse ngera ibintu byanjye byaheze ku mupaka byanze kwinjira. Cyangwa ugasanga umuntu aricaye ati rwose hari ibintu byanjye biri kuri duwane nabuza yo kujya kudeduana
mu nsengere iryo sengesho bakarisenga wajya kona ukabona yacuruje akazagaruka aje gushima sibyo agashima Imana imirimo yakoze ariko ntazane ituro uri kumva wa mukirisitu yantama akifuza ko agaburirwa ijambo ry'Imana agaburirwa amakorasi agaburirwa irifungura n'irirambuye agaburirwa impuguro n'ibindi umugore we yatwita agahamagara pasiteri yagira akabaza akabarahamagaye yagira akabaza ati musengere birakomeye ariko niyibuke ko hari iki hari umungeri uri kumva nimba hari igikomere nacyo gikomeye nukuba pasiteri ugahora mu rusengero kuwa mbere kuwa kabiri umwaka ugashira imyaka 2-5 ukayobora abantu bafite amayetaje kandi we no gukodesha inzu ya 50 byakunaniye kira gikomere nacyo nticyoroye ukayobora abantu bahinduranya amamodoka ariko kubona na moto utega utahi wawe kuyibona bikaba ikibazo ugahinduranya ukayobora abantu bahinduranya amakositimu ugasanga no kugira ngo ubone ishati urapfuka mu gasenga intama rero zagize uruhare rukomeye mu gukomeretsa abapasiteri ibi bintu tuzabikosorere rimwe twese ntiturenganya abapasiteri nabo ntibarenganya abakristo mu mpande zombi abantu bose bakoze amakosa abakristo bakosoye amakosa abashumba bagakosora yabo ibintu byagenda neza naho kuvuga ngo inama nagira abantu inama nagira abashumba nta muntu usarura hatahinze cyangwa atabibye nta n'umuntu wunguka atacuruje ibintu byose iyo wakoreye Imana neza iraguhemba abakristo niwo murima w'abashumba niba uhinga uwo murima bawukuremo urwiri bawukuremo ibibuye n'ibinonko ubu umurima mwiza nibamara kuwuhinga bawuteremo imbuto nziza izo mbuto zerera abasinzi zerera abasambanyi zere mu gihugu zere mu miryango zera ahantu hose nizimara kwera bazasarura gufata abakristo ukifuza ko bazamura umudugudu kandi utarabateye ngo bahinge bamere biriya ni nko gufata injerekani ukayitereka kuri robine ariko ukabanza ukayica icyo hasi bivuga ngo ni ukuvoma bihita iyo njerekani ntishobora kuzura hanyuma nkagira inama abakristo nabo mu by'ukuri si ngombwa ko abayobozi batubwira ngo nituzane amafaranga twibwirize nk'abana bo mu rugo nimba utwita oya ibaze umuntu utwita ati pastor musengere rwose yinda irengejeho ukwezi kuki utahamagaye mudugudu kuki utahamagaye papa wawe kuki utahamagaye barumuna bawe kuki utahamagaye basaza bawe babakiri kuki utahamagaye bene wanyu kuki utahamagaye polisi uhamagaye pasiteri icyo kintu gituma umuhamagara ubabaye ukamuhamagara byagucanze ukamuhamagara uri kurira ukamuhamagara ukamenya ko afite uruhare runini mu buzima bwawe muganga yakubwira ati iyo ndwara ntikira ukaruhukira kwa pasiteri wahura n'igihombo ukaruhukira kwa pasiteri wahura n'urugamba mu bana ukaruhukira kwa pasiteri ikibazo cyose ugize ukajya kwa pasiteri aho hantu uwo muntu uruhukiraho ntakwiye kubura y'inzu ntakwiye kuba mu bukode ntakwiye kugenza amaguru uwo muntu ntakwiye kuburara ntakwiye kwambara nabi akwiye gukorerwa ikintu cyose kuva ku birenge kugeza ku mutwe umutima ukishima burya kankubwira isengesho ry'umuntu hazi ntakora isa uzi isengesho ry'umukire pasiteri wambaye urukweto rwiza yambaye ikote hazi ko no mu rugo ejo azahindura kandi hazi ko umugore n'abana bariye hazi ko aho kuryama nta kibazo nta pasiteri nk'uwo nta n'umushihagira uri kumva nawe aricara akajya ahora atekerereza intama ariko iyo yaburaye cyangwa minerivare ntayo baretse sha urumva nuko baragize imihini urumva akabaragize ibisura kandi mujye mwihangana babibakubite uri kumva ariko mwene uwo mupasiteri rata umeze neza ako amavuta y'ibirayi uzi ko ntari meza ko agiye umbaza uzi yo nicaye hano kuri kamera nzi ko kuri konte hariho utuntu nzi ko umwana narwara
njya kubikuza haleluya nzi ko ku kwezi njya kuyazana ndabahubira nkumva amavuta n'ibihosho ntacyo bintwara nibaze dukorera umugisha ku bayobozi bacu niba kababare duhari ubwo n'ubutumwa bwa mama Charlene yaba ku bakristo n'abashumba muri rusange hagati y'inama ndetse no mu ngeri tugaruka ukuntu wambaye rero tugaruka aho ngaho ahahise hawe kera hawe wari umuyisilamukazi ni ubuhamya abantu bazi kuki wahisemo kwambara uko nguko wahakumbuye byagenze gute okay ibi bintu ni bisanzwe ariko reka nkubwire uko njya tuvuze ku myambarire y'amatora niyo nari kuri kamera uzi ko ari igihe ngenda mu nzira nitandiye gutya nkumva ni byiza mbese nzi ko bene wacu batazankubita imihini kuko bajya bankubita nkumva imihini iramugaje y'amagambo nazajya nambara yakanzu y'abasilamu nkitandira nkaba ngewe ariko nkanitandira ariko kuko nzi ko bacumura niyo mpamvu mbireka ariko nta muntu ushobora kugaya imyambarire y'abasilamu gutya nyine mba numva ari byiza nabikumva ariko bari bunyice ko se hari icyo bitwaye ariko ntabwo wabyujuje ubundi bambara n'ifuka amaboko byose ubwo se nabyuzuza cyane simpe byihorere bambamba noneho none se umuntu dukukiyeho ko itabyibaza arashaka gusubirayo ese kugira ngo nawe bamukurikire ariko uhita ubihuza n'imyambarire iyo mu matora n'amadini atandukanye ubundi uramutse uri mu pantekote ukambara uko byagombye kuba ikibazo uri mu pantekote ukambara gutya twabikura hese reka mbabwire nimba hari imbaraga nabonye zikomeye ni izo kwambara shariya buriya abasilamu bagira imbaraga zikomeye z'Imana uzi gukubitamo uruntu rukurekuye wagira ngo uratwite rugera hariya na hariya kandi wifitiye n'ibiguru byiza buruzi ko hari abasilamu beza bifitiye ibiguru byiza bateye neza basa neza urabazi n'ukuntu ari abasirimu yakamba yaramuka kuyemo iriya myenda akambara ba bantu bose birirwa banika amaguru bagahita bahisha uri kumva kuba uwo muntu yaba afite ibyo yerekana ntabyerekane uwo mugore akavuga ati nzabyereka umugabo wanjye hariya hantu habamwe imbaraga kuko nimba hari ikintu gitsinda abagore umugore aba ashaka kwiyerekana uko agize ate uko ari niko aba ameze muri bo uyu ubwo niko Imana nyine yaturemye nawe ujye ubigira oya impamvu ntabigira ushobora kubitekereza ariko ntubikore ariko ushobora kukajya kazi ko nawe uri umugore ariko japatiri rwose nawe bawa okay aho ngeze Imana yaramboshye ibinkuramo burundu yabinkuyemo ariko ikindi ngewe uburyo nambaramo nuko ngenda numva nyuzwe nta bindi bintu nkeneye no comment yo nakubisemo agatenge numva Imana yarabikemuye naho nakubitamo ikigera ku birenge ngatambuka numva mberewe nta mafemba nkigira ariko biriya nta kuntu umuntu atabitekereza nta kuntu utabitekereza kandi gusa neza ni byiza ariko hari ibintu nyine ukora ukarenza urugero naho ubundi rero bari abene wacu b'abasilamu bari abene wacu bambara neza buratugize Imana abakirisitu bakiga kwambara nk'abasilamu ntako twaba dusa ariko ntibyakunda yego muramubona Hajati mama Charlene oya mbabarira cyane ese ko umuntu yakwita ese kwita Hajati icyo bitwaye nta kintu byantwara kwitwa Hajati no kuvuga ngo gusubira mu basilamu ntago nasubirayo kuko nta misiyo mpafite kereka Imana yihampaye icyo kora sinzi ibyizankoresha ariko imbwiye no gusubira yiti mpafite misiyo najyayo da hari icyo se hatwaye nukugenda nkajya sari urumva nta byihorere nazajya sari nakunama imbaraga zawe Mana mbese nkasenga mu izina rya Yesu yaba ari na misiyo nziza shaho itafite ukwisi nabajyamo kandi nkatuza nkajya nirira ipirawo ubundi nyine hari ukuntu bikitso cyangwa ukaba intelligence habera Imana intelligence nyamara nkazana abantu aha okay turi kumwe mama Charlene official turimo turaganira ku muguro nziza ku bitekerezo byiza ku byiyumviro ku namagira isi muri rusange kumva ururimi turimo turavuga cyane cyane abavandimwe b'abanyarwanda bari ku isi yose ndetse n'abatwumva b'abarundi n'abarundikazi turabasuhuje n'abayisilamukazi abimuganda mure yego aho nizi Korowani n'abakakira mu Kabagari turabashohoje umwana wabo ubundi naho nahize ariko nabajya bakubwira ko bakubuza bati umwana wacu byagenze hari umushehe twahuye hari umushehe twahuye kuri tapi
arangije arandeba ati Husna nuko wabaye uretse gusari ahita yereka umuhajya ati atuyu n'umwana wacu uzamudukurikiranire ubwo rero nyene mucira bugufi ariko gukurikirana se umuhajya oya yamenye se naho narengeye okay nyine arangiriye mabona ko napfuye kandi nibwo nabayeho aha tugana ku musozo tuyango tuze no kuba nyine dusoza nkuko mbivuze mu by'ukuri kuri wowe kuri mama Charlene kera ha wari umuyisilamukazi uyu munsi uri mu Pentecote yego warasaraga uyu munsi urasenga yego ubona itandukana riri mu buryo bw'umwuka mu bugingo bwawe mu buryo bw'umwuka narushishaho gusobanukirwa no kumenya itandukaniro ryo harimo metero nyinshi cyane kandi cyane kuko namenye umwuka kumenya iby'umwuka byonyine no mugisha ukomeye ikindi kuvugana n'Imana reka mbabwire hariya warasari ugasari ibaza ibipindi 5 swala ibipindi 5 byose ku munsi ugasarira saa 10 ntago nkibyibuka amasaha saa 9 saa 6 n'iminota ibintu nk'ibyo bura barasenga kandi baravunika ariko kwinjira mu musigiti ugasari icyumweru kigashira ukwezi Imana ntiyururuke ngo ivugane nawe birababaza kuba noneho nsigaye mvugana n'Imana ikamvugisha cyangwa ikantumaho cyangwa nkaba naramenye ko n'Imana ivuga n'umugisha ukomeye ibyo nungutse rero ntago nabibara ni byinshi cyane hari abantu banigeze ko na comment kugira ngo wakoze bibaza impamvu utajya uvuga ku rurimi rushya uvuge ko ndabangora ngera okay nigeze ko na comment umuntu abibaza reka nkubwire ubundi hari ibiryo by'abana babitera imbwa kuvuga mu rurimi rushya mureke mbabwire ntago mpakanye ko hari ab'Imana yabiha bakabivuga ariko hari n'ababivuga nkumva Imana yambabara nkagumana ivuga butumwa kandi umuntu afashe kamera ati none akavuga n'ibintu bitari n'iby'Imana kuko ibintu by'Imana biraryoha nta n'icyo washidikanyaho naho kumbwira ngo ninze mvuge mu rurimi rushya shobora gutegura ijambo isaha n'isaha nkarivuga ariko ururimi rushya ntago ari ibintu wipompamo nk'umuntu hari umuntu nabonye babaza bati tubwire cya gihe ujya kuvuga muri za ndimi byagenze gutyo tubona bisubiyemo ese reka mbabazi izo ndimi muzitwara mu mashakoshi yanyu muzitwara mu makofi zirandimi koko mama Charlene vuga mu rurimi izo ndimi ni za wapi ariko yana hano bazigisha ariko izabaniga nyine nibereye ahangaha shobora hari ukuntu ufashwa ukajya mu mwuka nyine zikaza nabwo iyo ndanye mba numva nyine ndashaka ko tuzakwekegana kuri kamera ugafasha ukazivuga ubwo se we nutangiye gutubura si uko biza ubundi se kuzivuga byabamarira iki ariko niyo mumariza umuntu wakibajije hariya we arimo byibaza impamvu kuki ngo utajya uzivuga urwo rurimi ngo kandi Pentecote bavuga indimi ntago ari itegeko ururimi iyo ruza hari igenda uvuga udahari cyangwa nkaruvugiraho mutazi baba we hari n'igenzi ivuga ndi mu cyumba cyanjye mbese numva nishimye cyane ariko ni ibintu uhabwa n'Imana si ibintu wipompamo ababyipompamo rero mwese n'abaziga mwese muzavuga aho mwabivanye aha munyemeye tugane ku musozo dushima mama Charlene umubyeyi mwiza ubutuganiriza ibi tumaze no kugira ngo tubarize n'abantu bose babashe kumenya ariko reka mbarize urubyiruko gatoya urubyiruko rurimo rurababara murakomekera mu itorero murabuza kwambara n'ikindi jya gukora akantu gatoya ugiye icyo uvugaho ko agakiza ka cyana k'uyu munsi bavuga ko gatandukanye bavuga ati kuki mushaka kutumera nkamwe kira kumwe mumeze mwabaretse bakiyambarira ubundi igiti kigororwa kikiri gito aho kugira ngo babaze impamvu bashaka kumera nkatwe ahubwo bazasobanure umumaro cyangwa n'inyungu zabyo kandi urwo rubyiruko mwe muranambabaje ngese ko ndi kubyina mvamo mwebwe mufite urubyiruko bafite urugendo rurerure ahubwo bakwiye komatana n'Imana kurutaho uri kumva aho kugira ngo bavuge ngo kuki badutegeka ibigera ku birenge ahubwo bajye bamenya impamvu bagize gute babitegetswe kandi ikindi kumbwira ngo uru rubyiruko ngo ntuzi impamvu ugomba kwambara ibigeze ku birenge bimenye ku mbaraga kuko ejo bundi
ni wowe uzaba uri kumwe n'Imana yawe. Urubyiruko nibo bazaba bari badusimbuye kandi nta nubwo ari urubyiruko rwose, harimo urubyiruko rwambara shariya, barahari hari urubyiruko batega igitambaro, hari urubyiruko rwambara ibigeze ku birenge. ariko hari igihe nigeze kuba ndi muri kaminuza nkuru y'u Rwanda y'Uwarahuye campus, nyine tuganiriye nawe nanjye ngirirwa iteka nkajya kubaganiriza, kumva nyine bafite ibikomere barabikora ariko ni itegeko bituma tumva ibyishimo by'agakiza. Niyo mpamvu bagenda bakora wenda ukabanyedini cyane beza ariko n'uwenduka abakristo beza, kandi kuba umunyedini mwiza no kuba umukristo mwiza biratandukanye. Ushobora kuba umunyedini mwiza waho nsengera nkanabikora neza mukanashima ati wow n'umwana mwiza, ariko imbere indani nawe umukristo mwiza. Mwabigishije kuba abakristo beza, idini rikaza nyuma, kuko ushaka gusanga abantu bigisha idini no kwigisha Kristo. Okay, uko biri kose kuba umunyedini mwiza utari umukristo mwiza no kuvomera mu kiva. Kandi kuba umukristo mwiza nanone utari umunyedini kuko kubera yuko itorero rikorera mu idini. Yego ntabwo ushobora kuvuga ngo uzaba ubundi itorero nirigaragara birumvikana, itorero ritagaragara niryo rivamo irigaragara. Kuvuga rero ngo bababwira ngo imyambarire, ntago reka nkubwire ntakajya abantu babeshya, ntago ndumva muri iri torero rya DPR hari icyigisho cy'imyambarire. Urabizi ko n'abashumba bacu tuvugisha ukuri, kuvugisha ukuri n'ibyica umutumiro harya mutumirano, ntago n'abashumba bacu muri ibi bihe n'abarimu n'abaki icyo cyigisho ntibakigira. Imyambarire isigaranye ari ubutumwa abanyamwuka Imana iri kohereza, kuko na pasiteri utangiye kuvuga ku myambarire ahita yibuka abakobwa be. Wavuga ku myambarire umushumba akareba abahungu be bambara pocket, noneho kandi ugasanga n'ubuhenebere nabo bwarabadukiriye kandi barabizi neza ko ari ku muco wa DPR umeze cyangwa witorera umeze, ariko ugasanga nabo ntibashaka kubivuga kuko nabo muri bo bahenebereye rwose. No kuzana icyigisho cy'ukuntu abakristo muri DPR bakwiye kwambara bibabaza abayobozi kandi benshi. Ntihakagira umuntu uvuga ngo bamwigishije kwambara, ntibamwigisha kuba mu itorero, kuko ijambo rinini risomwa no mu itorero ni ryo kwihanisha abantu. Kandi n'ubundi mbere y'uko abantu bambara bagomba kubanza kubigisha gukizwa. Wenda nabyo ndi kubitegura ibintu bibanziriza agakiza. Hari ikiganiro ugira kivuga ku rubyiruko, wenda uzongera ibibaganirizeho. Yego nzabibaganiriza. Tugushimire cyane. Urakoze cyane. Ubundi ubutumwa batanga ni ubuhe? Ubundi bigezehe bimeze gute? Okay, filime nyine ejo bundi nabaye umupolisi. Yasohotse ejo bundi nakinnye ndi polisi, kandi nabikunda sha nuko nshaje. Nakinnye ndi umupolisi, ubu ninge mbaye umupolisi. Ubu se bonye amahirwe ko bwate tugukiza mu polisi ibigo buri official. Nahiga bano mu rusengero kereka bangiza umupolisi, ariko nkabana maneko wo mu bakirisitu nge nakifatira barokore sha umva. Ntago najya mu baturage mbese nabakorera umurimo mu itorero. Ubwo wabukira umukozi w'Imana nabawe none se reka nkubwe wenda nka filime nakinnye. Filime nakinnye ndi umupolisi, hanyuma mvuye ku ikosi sibyo. Noneho hari harimo abantu barimo barashima. Umwe ati ndashimira Imana ko bafunze urusengero rwanjye kuko nta diplome mfite ntize njya kuyigura mu baturanyi. Urumva pasiteri muzima. Undi ati ndashimira Imana ko nakoreye perime nkayibura ariko igihe cyageza hari uwayimpaye ndayigura. Uranyumvira kandi nabarokore. Undi ati umuntu yataye igipfurumba cya 2 miliyoni mfite ubukwe ndagikandagira mba mbonye iby'amajyambere. Maze rero babivugaga afande yicaye aho mama Charlene, bampa umwanya wo kugira icyo mvuga, maze ndahaguruka ndababwira nti mwakoze gushimira Imana ibyitabashimamo n'amashimwe yanyu y'ubupfapfa. Uravuga ngo umuntu yataye igipfurumba cy'amafaranga umureba ukayakandagira ngo ni Imana yaguhaye? Ntabwo ari Imana yaguhaye. Ibaza umupasiteri ugura diplome kugira ngo urusengero batarufunga. Ubwo ngo ntakwiye kuyobora abantu. Twikamatsiko mu bantu mujye kureba filime iri kuri Mama Charlene official, mujye tubona iyo filime irahari. Rero nakomeza nkaba umuntu uzi, nakomeza nkaba umukirisitu. Nurangiza uyirebe neza, mve n'ubutumwa burimo, kandi ukore subscribe, ushireho comment, ukore share.
kuri na like kandi ubisangiza abandi birumvikana mu magurupe hagiye hatandukanye. Wakoze nawe ugende kwitandira birakubera nushaka kubikomeza. Nzajya mbikora gake gake uko mbize ngo mbikumbuye. Yego nge nitwa Ndabukunda Patrick, asigaye twishimiye kubana nawe kandi nifuje ko umucyo w'Imana uganza mu buzima bwawe. Ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza aho muri hatandukanye.